Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi tugiye gukorera hamwe snacks z'ubunyobwa n'isukari. Abenshi bazizi ku izina rya kashata. Nateguye inusu y'ubunyobwa bukaranze kandi nkaba nanabukoboye. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wagura ubunyobwa bisanzwe ukaza ukabwikarangirira mu rugo ukaba wanabukobora bukamera gutyo. Ibyiza ni ukubukobora kuko iyo wabukoboye buba busa neza cyane kurusha uko wabukoresha budakoboye. Nakoresheje rero 1/4 cy'ikiro y'isukari cyangwa se irobo y'isukari. Mushobora kwibaza ngo uko dufite ibintu bibiri gusa, dufite ubunyobwa n'isukari, ese tugiye gukoramo iki? Mu by'ukuri tugiye gukora snacks ziryoshye cyane, nta byinshi bisaba. Mubare nanjye intambwe ku yindi, ntabicisha amatsiko, murebe ukuntu tugiye kubikora. Tugiye gutangira rero dusiga amavuta neza aho tugiye gukorera, aho cyangwa se aho tuza gukorera. Nta mavuta menshi bigusaba, ushobora kuba wafata akayiko kamwe k'amavuta ukahasiga neza, nako uza gusukumisha cyangwa se kariya ka rolling pin, kariya kantu basukumisha nyine capati kari hagati, nako turagasiga amavuta. Tugeze rero mu gihe cya nyacyo, turakoresha amavuta akayiko kamwe, tukabe twagashyira aho tugiye gutekera, ubundi tuyanyanyagize neza ayo mavuta, ubundi tube twakongeramo isukari. Hari abakunda kuba bakoresha isukari bakayivanga n'amazi makeya, byose birakorwa ariko byose bitanga result imwe cyangwa se bitanga ikintu kimwe, byose birakunda kandi biba bimeze neza. Isukari rero birasaba ko umuntu akomeza akayivanga kugira ngo ishonge neza, kandi ize kuba yafata hasi. Ukoresha umuriro mukeya cyangwa se umuriro umuringani utari mwinshi. Isukari rero turakomeza tukayivanga gutya ku muriro muke utari mwinshi kugeza ishonze ikaba yaba shokola gutya. Isukari yacu rero yamaze gutungana, yashonze neza, twongeyemo bwa bunyobwa twateguye,
ni ubunyobwa bukaranze twaba twabukoboye, nawe wabyikorera rwose utiriwe ujya kugura ubunyobwa ngo buri kuguhenda. Ubundi turakomeza tuvange neza kugeza igihe isukari n'ubunyobwa biza kuba byafatanye neza, ubona ko byivanze neza. Rero snacks zacu ubu ngubu zimeze neza, isukari yamaze kwivanga neza n'ubunyobwa, tugiye kuba twabishyira hahandi cyangwa se tubyarurire hahandi twasize amavuta. Impamvu tuba twasize amavuta ni ukugira ngo snacks zacu zitaza kuba zafata hasi, kuzomora bijye bigorana. Amavuta rero aradufasha kuba zakomoka neza. Pati tugezemo cyangwa se igice tugezemo ntabwo ari igice cyoroshye, bisaba ko umuntu akora yihuse kugira ngo zitaza kuba zahora utarazikata. Kugira ngo rero zize kuba zaza zifite shape nziza, bisaba ko dusukuma gutyo. Niyo mpamvu twasize ako kantu dusukumisha amavuta kugira ngo zitaza kuba zafata kuri ako kantu. Biradufasha kuba twagira shape nziza mu gihe turi gukata. Ziracyashyushye rero, gusa turakata imirongo kugira ngo nituza gukenera gukata shape bize kuba byatworohera. Turakata imirongo, noneho shape turaza kuba twayikata hashize nk'iminota 2 cyangwa se 3 zimaze guhora. Ubu noneho zimbusa nkaho zamaze guhoramo, ubwo twahatangira tugakata shape dushaka, ugukata shape ushaka. Yego je nuko nko nagenze ikata.
Murabona ukuntu dusa neza, turasa neza, turahumura. Nyagasani muzatugerageze muzambwira. Ntabwo bigoye kudukora, turoroshye kandi ntabwo bisaba ibintu byinshi. Mwabonye ko twakoresheje isukari n'ubunyobwa gusa, nta bindi. Mwakoze cyane rero kubona nanjye intambwe ku yindi. Ndabasaba ko mwakora subscribe, mugakora no kunzogera, mukalayikinga, mugasharinga, mugashyiraho na comment kugira ngo ubutaha nishyiraho indi video muzabe muri aba mbere kuyibona. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, mugira amahoro. Salam.